jewe buri umuntu watumye nanjye ngenda nanatuza ngira fata ku mavuta yarambwe ati mwana Kiroso ati wowe ihangane n'ubundi baragukatiye we yaramenye ko bamuhaye 30 jours yego agomba kugira kujya nayo mageragere yego kuko yari yanasubikishije hamwe atari nyine hajya abagabo nyine biragenda bikarangira ubwo urugendo rwo kujya urumva nagarutse inyuma gato urugendo rwo kugerayo imageragere nkigera imageragere kiye kona mbona igipangu mbona kirekire kungango mbona abantu yampaye nka data we mutima uvamo twumvise ibyikubitwa rya Jean Paul Nkundineza muri gereza cyangwa se mu igororero rya Mageragere yego wari kumwe nawe tuganira yambwiye ko yakubiswe n'abantu benshi ambwira ngo bagira muri 12 ariko akambwira ati ni ibintu byari byapanzwe bifite abantu babyisha inyuma bo hanze ukumva ko we abifata nk'ari ikintu nyine yagabyeho nk'igitero giteguye yego situation yikubitwa rya Jean Paul nk'umuntu mwari kumwe yagenze iti mu by'ukuri rero byabaye uhari mu by'ukuri ngewe ngende no mu bantu bamugezeho mbere yego mbere nyine nagiye kumureba uko ameze yego ariko mu by'igitero byo yego we tubwira uko bizi ngiye mu by'igitero nta birimo nta by'igitero nanjye mbivuze gutyo ariko yavugaga abantu benshi kumva ko nyine ari nk'ibintu oya umuntu wamukubise ni umuntu umwe yego ni umuntu umwe wamukubise yaramukubise kabisa aramwangiza ariko ni umuntu umwe ni umuntu ki ni umusore ngo ni umusore wari waturutse i Muhanga ariko ari indiscipline nyine yego bamutransfera hariya mageragere nyine abantu ba indiscipline babazana hariya ko yagororeye ni igororero nyine rya Mageragere kugira ngo bajye ku murongo ubwo uwo musore wamukubise uko yamukubise urumva naragiye Jean Paul hari n'abandi bantu bari beregeranye ndababaza ariko ubwo nagiye atameze neza nyine ewana yangiritse cyane turaganira n'abantu babo barambwira ati Jean Paul yatambutse urabona hariya wa mugani wawe dufite abantu bafite za 40 zabo yego Jean Paul arara ku ikarayi hejuru muri Kigali ku ikarayi ubwo ni he nabyo bidusobanurira ku ikarayi ni urabona abantu babaye muri internet barabizi ku ishuri yego ni ntuza ziba zubatse gutya nka kaitaje bitanda muri umuntu akagira hararaza gutya bamwe bakaba hano gutya abandi bakaba hasi gutya abandi bakajya hejuru bagiye muri Jean Paul abantu bita mu Rugwiro yego muri Kigali Kigali ni nka zone Kigali rega ni zone yego hari zone ya Rebero hari zone ya Kigali izo ni amazone ariko agiye afite ubugari bushamikiye nuko rero Jean Paul mu gukubitwa kwe ko mu jamango yaratambutse Jean Paul icyo gihe yaravuye no kundeba yego yaravuye kundeba ari urumva nabaga muri Karama harimo nukumanuka yenda ukava nkaho ukajya hari atashye ngo aratambuka bari kurya imbuto zabo ibigori bibabyita imbuto yari yazitwa imbuto yahise amukubita ngo mu ya mbere yamenye yego akubita n'ijisho yamukubise ijisho ryanangiritse byatari urumva nagiye kumureba amenyo 3 namusuye mbona ritukuye rizamo amarira bamujyana kwa muganga none ryari ryanangiritse cyane noneho umunwa uracika baranawudoda yego Jean Paul rero yaranambwiye ngo amenyo yarajigajeze 3 yarabinyeretse yego Jean Paul rero ubwo uwo musore hari imbere hari haba icyo bita ni discipline abashinzwe discipline ashinzwe umutekano mw'imbere wacu ubundi hari abubatse ibintu byabo baragiye bubaka ibintu byabo systeme y'umutekano bagenda babishyira ku murongo uwo musore rero bamujyana mu imbere bafungira abantu ba indiscipline nyine baragenda baramufunga ribu iraza genda bivuze nk'umuntu mwari kumwe twari turi kumwe urumva nta minsi ngaho irashe nta minsi 3 irashira mvuyeyo ubu ngubu fata ku mavuta yibera muri Nyamiyaga Nyamiyaga ashobora kuba atari habi pastor fata ku mavuta agiye kuzaza arabaye pasiteri oya akagira inkuruzi Alright, Jaras Official TV nanone kandi turasuje twizere ko mumeze neza cyane amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hose turabashimiye twizere ko mumeze neza
mu mpande enye z'isi, abumva ikinyarwanda mwese turabakengurukiye. Twicaye muri Urban by City Blue, niho tugiye kuba tuganirira n'uyu munywanyi mubona kuri kamera. Benshi muramuzi kuko ntago ari uwakoreye iyi mihanda, ariko look yarahindutse. Kare nahoze mbimubaza nti ko izina ryari Kiroso bigendanye n'uko wagaragaraga, ubu uracyari Kiroso cyangwa uri Karoso? Ariko nyine ntekereza ko ntago ari wowe bigizemo uruhare. Ni urugendo runini rukubiyemo ibihe yagize, akanafungwa akanafungwa kabisa. Nta mugabo utagira ibyago. Nk'uko abivuze yaje kubigiriramo ibyago. Yitabiriye umuntu. Fisa kwitabire kabisa. Araba atari umukobwa. So rero Kiroso, reka ne gutinda cyane nkwakire hano kuri Jarasi. Ni ubwa mbere, ariko kandi nari ntangiye mbivuga ko urugendo ari runini rwatumye utaba Kiroso nk'uko wagaragaraga, ubwanwa ikiruka. Hari aho umuntu agera nyine akaba atifiteho ububasha, ibyo yifuzaga ntibibe bikigenda uko. Wari umaze igihe utari mu maboko yawe, niba ariko nabivuga, uri mu y'abandi, uri mu ya leta. Kandi biba bikwiye, biba bikwiye. Yego. Iri ku isi byose bibaho nyine, ugomba kubicamo. Baravuga ngo ni urw'abagabo, ariko byose uraza kubinyuramo kuko hari n'ibyo bajya bashidikanyaho. Ubundi bakunda kuvuga ngo nta mugabo udafungwa. Urumva? Bajya bavuga ngo nta mugabo udafungwa. Ariko hari n'ubwo bavuga bati uno mugabo ntago azize urw'abagabo. Bakongera bakavuga ngo umugabo mbwa aseka imbohe. Urumva? Ariko hari umuntu ufungwa, ku ma experience make yanjye mfite. Hari ubwo umuntu afungwa rwose abantu bakavuga ati sha hano udasobanukirwa, urizize nawe rwose ntago ibi wakabaye bigwamo, bitewe na case. Hari case zibaho umuntu nubwo yasanga abandi bafunzwe nawe bakamugaya. Ibi byose ndagira ngo tuze kubiganiraho, abantu baze kumva mood. Wari ufungiye muri gereza ya Mageragere niba ntibeshye. Ariko numvise ko ushobora kuba waranyuze no mu ya Kimironko. Niba ari brigade byose baza kubidusobanurira. Naciye Godiyari, ngera na Kimironko, na Kicukiro. Usuze ko gereza nazizengurutse zose mu gihe gitoya. Kicukiro ako ni sitasiyo, hariya ni sitasiyo. Gereza ni Mageragere. Hari abita kuri sitasiyo. Aho hose yabaga ari amasitasiyo. Aho wagiye nka gereza ni Mageragere. Okay. Mageragere ngo usigaye yitwa n'Igororero. Byabaye Igororero ubu ngubu. Yego. Wari mu Igororero niho wagororewe. Kiroso. Abantu benshi bakumenyera hano kuri YouTube mu biganiro bitandukanye, birimo no gutebya, birimo amakuru atandukanye. Sa nk'utubanyuriramo gato ukuntu watawe muri yombi, uko wisanze ugeze Mageragere, noneho twinjire muri Mageragere ariko umaze kutubwira uko wahisanze. Okay. Ni ibintu bitari byoroshye, kandi kuba narageze hariya si byabaye amahitamo yanjye. Nkuko wari kubivuga, nk'uyegereza mikoro kugira ngo ako kantu kari inyuma duhangane nako. Nkuko wabivuze, yego, ni ibintu nisanze ngeze aho hose. Uko byatangiye, ubundi ndimo nerekeza i Rubavu. Yego. Ngiye kumva numva telefone irampamagaye. Nari ngiye mu kazi nyine, ngiye mu biganiro. Yego. Numvise telefone impamagaye, barambwira ngo ni kuri RIB ya Remera. Kumva ngo RIB, ampaye nkahita utangira kumva bigize buryo gutera imibare, kumva yaguyemo uko abandi kubera ibyo bitegeza ati yego, kabyara mwe aba bagabo bampamagaye bimeze bite. Yego. Numvise barambwira ati rero hari ibintu cyangwa hari byo dushaka kukubaza. Byo dushaka kukubaza zaboneka ryari. Yego. Ndavuga nti ejo nzaba mpari, uzaza kwitaba. Nanabihamagariye bukeye bwa, ndabyibuka hari bamamagaye ari kuwa gatatu, njya kwitaba kuwa gatanu. Njya kwitaba kuwa gatanu. Kuwa gatanu nagezeyo saa 4. Saa 4 rwose nanabihamagariye barananyobora. Yakamwana yaramperekeje. Umuhungu wawe yaramperekeje kabisa. Yego. Yakamwana bambajije twicaranye, birinda bagira banansigaranye, aragenda nyine abona ko ibintu byahinduye isura.
ubwo ndabazwa ariko ubwo mu kubazwa urabizi iyo ugeze hariya iyo batangiye kukubwira ngo igipapuro baguha ngo tubonye ko uyu muntu aramutse atari mu maboko yego y'ubugenzacyaha ngo yateza impagarara ngo bari mu baturage noneho ushobora no gutoroka ibyo bintu ubutabera byahise bintera ubwoba ngo kubera ngo imyirondoro ye ngo itagize gute ngo mba itizewe itesa nk'ituzuye neza kwa ndavuga nahise mbaza no muri business iki gipapuro ko ndeba nizanye nkaba ndeba handitseho ko ngiye gufungwa nkaba nizanye kandi ngo natoroka cyangwa ngo nasibanganya ibimenyetso nkaba nizanye aho mugiye kungumana yego ati cara hariya nyine ubwo turaje tukubwire babankuyeho telefone bankuyeho telefone ibintu mbona byahindutse yego yakamwana atangiye kuvuga ati shakiroti baragufunze nageze saa 4 z'amanywa saa 4 z'amanywa ndagenda ndicara bari kumbaza nicara hariya bambaza nicaye saa 12 saa 1 saa 1 nibwo banjyanye muri station mbona ibintu byahindura isura ubwo wari wambaye bya bikomo ntari buvuga izina bari bamaze kubinshyiramo kari kabaye bamaze kubishyiramo kabisa ubwo bandagiye banshyize muri station ya Godiyari hari i Remera yego bari bambaje igihe bibazwa nari narikorewe nabajijwe ubwo hariya iyo hari mu minsi 5 bahita iminsi 5 ndumva ariyo ubucumbikiwe ku ntuza uba wemerewe gucumbikirwa hariya kugira ngo ubone kujya mu bushinjacyaha kugira dosiye yawe yoherezwa muri parike iminsi 5 bayohereza muri parike mu gihe munsi ngo iminsi 5 mbere y'iminsi 5 mbere y'iminsi 5 cyangwa ku munsi wa 5 ukajya muri parike naho ukajya kubazwa nzi ko ndi butahire muri parike ndabyumva nubwo utari kubyinjiramo neza icyizere muri brigade cya station abantu baba bakiguha bakubwira ati uratananye n'ababwira ati mugire ikibazo unategura ibazwa icyo gihe wari wabajijwe uri wenyine wari ufite umunyamategeko muri RIB nabajijwe ndi jyenyine uri wenyine umunyamategeko wagezemo imbere abantu bakakubwira ko wakoze ibara imbere bati wemeye gusubiza uri wenyine yewe numvaga ari ibintu byoroshye niko bigiye se ndi kwishinza nibyo bamazaga nkumva nyine ni ibintu byoroshye nyine kandi muri barabikubaza urumva ushaka kubaza ngo urisubiza cyangwa ukeneye umwunganizi urabanza utegereze umwunganizi rwose barabimbajije abo ati ndisubiriza yego uvuga uti ko ari ibintu bisanzwe ni ibintu bisanzwe gusobanura ngenda mitena nigendera ahubwo njye mu kazi nubwo turi guseka abantu bagiye byumve ko akabi gasekwa nk'akeza tuba tunyuzamo tugatebya ariko abantu bagiye bumva ko nyine haba harimo n'amasomo yo kutirara kutumva ko ibintu ngo bica amazi byoroshye kuko icyo kintu abantu bakunda kukigwamo abantu benshi bafunze ku nshuro ya mbere bakunda kugwa mu mutego wo kwisubiriza yewe numvaga ko byoroheye ahubwo niho byakomereye numva birayampaye barambaza ndabati nzataha ngeze muri station cyabuze muri station Godiyari rwose bamfashe neza nta kibazo nigeze mpura nacyo basangamo abandi bafunze wahise ubona 40 zawe cyangwa banje kujya mu bwato bahise banyakira mu 40 zanjye nyine ndavuga kuri station Godiyari yego baranyakira ubundi busanzwe bimenyerewe ko uje bwa mbere nk'umururu abagomba kurara mu bwato iryo joro mu bwato abantu kwa kundi bicara bameze gutya barabona 40 banafashe neza nasanze nyine abantu banzi kuri social media turaganira bampaho njyama kuri matera abantu bakaya bansura nyine ibana ngeraho ndiyakira numva ko nzatahira muri pariki njyayo barambwira ati wowe genda tegereza mu kunsomera abantu mawe nyine bavuga ko ngomba kuburana bagomba kuzansubiza nyine kuri pariki abantu bakajya mu gato uratahira muri pariki nanjye kuko numva ni icyizere ko ndi butahire muri pariki ngiye kumva numva ngo bahise bankubita mu rukiko bahise mu rukiko ndavuga ibintu birakomeye ahantu rwose noneho no gushyira agapira hasi nyine nkiyakira ntangira kwiyakira nyine nabonye ku itariki 14 z'ukwa 11 yego
mu rukiko 14 z'ukwa 11 barambwira ngo bazasomera kuri 19 yego 19 batujyanye Kimironko kubera aho Godiyari hari huzuye yego hari huzuye batujyana Kimironko ariho nasanze impano y'Imana abaranyakiye nawe yari yabaye na konseye yarafatishije yarafatishije konseye ndamwumva kose yica agakiza aranyakira t-shirt ngino hano rwose aranyakira kuri 19 biba birageze impano y'Imana ari deburiya inkuru mbi ngiye kumva numva ngo umunuza wanjye umwava ku mwunganizi wanjye ntago yaje kubimbwira yego baratumye yego baraza umupolisi araza arambwira ngo bavandimwe bawe ngo bari hari haruguru ngo barambwiye ngo wakatiwe amezi 6 ngo ugiye kujya imageragere nahise numva mu mutwe byizungurukije gutya nkajya mbona ibintu birimo bagenda bigira gutya mu mutwe nyine yego ngiye kujya imageragere kuba ari ubwa mbere rero nayo mfunzwe ngiye kujya imageragere birancanga nyine numva ikuguyeho numva ibintu birahindutse abantu nyine bagenda tuganira nyine banturisha ngeraho ndatuza uko yego ngiye sinjya nkunda ibintu bintinda mu mutwe cyane ko mba numva bimbangamiye yona nuko namanutse mageragere ku itariki 22 yego 22 z'ukwa 11 babanjanye mageragere ndagenda nyine nkigerayo ubundi urumva sinababwiye mu rukiko ukuntu nanone yakayaje bakamufunga aje kundeba azanye inzoga yakaje kumva urubanza rwanjye urabyumva yarabikurikiranaga yego aje kurwumva yaranansuhuje yego kuko nagiye ku bwiherero ahita mbona wari waburaniye rimwe n'umunsi fata ku mavuta yari yaburanye na Muheto aza yatamiye agacupa ndibuka ko yakoze n'ama interview icyo gihe nyuma baravuga ngo yakabara mufunze yego ariko urwanira ngo akurebe yaraje kundeba kugira ngo wumve ibyanjye baba baramufunze yaransuhuje nambaye n'ipingo aransuhuza njya ku bwiherero hashize umwana numva ngo bamufunze ndimo imbere mu rukiko noneho batujyana kuri station ya Kicukiro kugira ngo tuba ariho tuba turi baducumbikishe bategereje n'abandi ngo baburane badusubize aho twari dufungiye yakatuba musanzemo umwana ngo nyine ngo naje kukureba ngo kubera agacupa ngo ninaye mu kabari ngo kubera agacupa ngo ninaye mu kabari ngo nibuka ko uyu munsi ngo ari bwuburana ngo kandi ngo numva agomba kuza kureba ibyawe ngo nenje no kwihaniza ngo Muheto nyine ngo ibintu by'ubusinzi ngo abireke ibintu by'ubusinzi abireke ngo atazamara abantu ni cya kivuga cyarusetse pe ndavugaze waje kwihaniza umuntu nawe uzanye inzoga ngo nyine ngo naje ngafite ngo gihereka ngo inzoga ngo urabona ngo ndazimenyereye ngo ntayo ubwo nyine turaganira yego bigejeje nimugoroba baza kudukurayo kuri station ya Kicukiro station ya Kicukiro nta bandi bantu wahise ubona wenda ugatungurwa urumva iyo ugeze ku ma station akenshi ubona abantu urumva jewe buri umuntu watumye nanjye ngenda nanatuza ngira fata ku mavuta yarambwe ati mwana Kiroso ati wowe ihangane n'ubundi baragukatiye we yaramenye ko bamuhaye 30 jours yego agomba kujya nayo mageragere yego kuko yari yaranasubikishije hamwe atari nyine hajya abagabo nyine biragenda bikarangira ubwo urugendo rwo kujya urumva nagarutse inyuma gato urugendo rwo kugerayo imageragere nkigera imageragere kiye kubona mbona igipangu mbona kirekire kungango mbona abantu yampaye nka data we mutima uvamo ibintu ndabigenzane nyine bitangira kuncanga ntangira kwibuka ntangira gutekereza ibyo mu rugo aho nsize umukobwa wanjye ngiye nta mugore ngira ariko mfite umwana yego mfite umwana twabanaga wanjye n'umukozi ntangira gutekereza ibintu byinshi Yohana birancanga bya danje ariko ngeramo ndebye imbere ahantu ukuntu ibintu bimeze nagana n'abantu bambwira n'ibyo bakatiye bambwira n'ukuntu bimeze Yohana Jean Paul yaje kunyakira mu kato niwe ari mu baje kwakira kabisa Kiroso yaje mu kato urumva iyo mugeze mageragere babashyira ahantu hamwe nyine kugira ngo nyine mumaramo iminsi ni icyumweru 7 ni icyumweru noneho Jean Paul aza kunyakirayo ko urumva we yari asanzwe uhari fata ku mavuta nawe aza kundebayo mu kato turaganira nyine ugihura na Jean Paul undi neza ndamuzi nawe kuntu
agira ibiganiro byinshi yahise akubwira ngo Jean Paul yarambwiye ati shati mwihangane nyine ati nawe murahasanze amatsiko ahise yica rwose ati nyine aturaje ati nawe uraje ati nawe uraje nuko wajya ngo wari uhari ati cyose ati nawe uraje ati pole sana ati pole sana mwana ndamwana pole sana nawe nyine urabona ati wazize iki nyereka dosiye yawe ati ufite umwavoka atumva ati byagenze bite se tubwira nyine atangira mbwira ukuntu byagenze nawe uramuzi nyine yewani ati byagenze bite tangira kumbaza nti Jean Paul rwose mbabarira nyine ndumva nanyijagare mu mutwe nyigize niwe reka tuzaganire mvuye mu kato yego urumva tuganire nkubwira ukuntu bimeze ndangira habamo utugari 19 yego murigeze habamo utugari 19 habamo imidugudu habamo amasibo numva habamo abayobozi b'utwo tugari habamo n'abandi bayobozi imbere bashinzwe utugari hari n'abamo akagari kitwa Kigali harakitwa Kigali Nyamiyaga harakitwa Nyamiyaga kandi Jepoli yabaga nazarebero Jepoli yabaga muri Nyamiyaga Kigali ndumva yarabayemo Titi Brown na Kigali ntuza Titi Brown yabaye muri ntuza mu Rwagasabo niho yabaye hari wabaga mu kahe ngiye nabaga muri Karama na ntuza Noruveje kwa Ndimbati ubu ngubu fata ku mavuta yibera muri Nyamiyaga Nyamiyaga ashobora kuba atari habi pastor afata ku mavuta agiye kuzaza arabaye pasiteri akagira inkurusa Jean Paul akaba mu yihe Jean Paul abatuje aho ngaho yibereye aho ngaho reka no kwituriza nyine nta ntuza abamo yego ukira ko gusa nyine muri iyi minsi yari yahuye n'ibibazo yaje gusagarirwa yego ni inkuru yatugezeho nayo nayibuze kugarukaho twumvise ibyikubitwa rya Jean Paul Nkundineza muri gereza cyangwa se mu igororero rya Mageragere yego wari kumwe nawe tuganira yambwiye ko yakubiswe n'abantu benshi ambwira ngo bagira muri 12 ariko akambwira ati ni ibintu byari byapanzwe bifite abantu babyisha inyuma bo hanze ukumva ko we abifata nk'ari ikintu nyine yagabyeho nk'igitero giteguye yego situation yikubitwa rya Jean Paul nk'umuntu mwari kumwe yagenze ite mu by'ukuri rero byabaye uhari mu by'ukuri ngewe no mu bantu bamugezeho mbere yego mbere nyine nagiye kumureba uko ameze yego ariko mu by'igitero byo yego we tubwira uko ubizi ngiye mu by'igitero nta birimo nta by'igitero nanjye mbivuze gutyo ariko yavugaga abantu benshi kumva ko nyine ari nk'ibintu oya umuntu wamukubise ni umuntu umwe yego ni umuntu umwe wamukubise yaramukubise kabisa aramwangiza ariko ni umuntu umwe ni umuntu ki ni umusore ngo ni umusore wari waturutse i Muhanga ariko ari indiscipline nyine yego bamutransfera hariya Mageragere nyine abantu ba indiscipline babazana hariya ko yagororeye ni igororero nyine rya Mageragere kugira ngo bajye ku murongo ubwo uwo musore wamukubise uko yamukubise urumva naragiye Jean Paul hari n'abandi bantu bari begeranye ndababaza ariko ubwo nagiye atameze neza nyine yewana yangiritse cyane turaganira n'abantu babo barambwira ati Jean Paul yatambutse urabona hariya wa mugani wawe dufite abantu baba bafite za 40 zabo yego Jean Paul arara ku ikarayi hejuru muri Kigali ku ikarayi ubwo ni he nabyo bidusobanurira ku ikarayi ni urabona abantu babaye muri internet barabizi ku ishuri yego ni ntuza ziba zubatse gutya nka etage bitanda muri muntu akagira hararaza gutya bamwe bakaba hano gutya abandi bakaba hasi gutya abandi bakajya hejuru bagiye muri Jean Paul abantu bita mu Rugwiro yego muri Kigali Kigali ni nka zone Kigali rega ni zone yego hari zone ya Rebero hari zone ya Kigali izo ni amazone ariko agiye afite ubugari bushamikiye nuko rero Jean Paul mu gukubitwa kwe ko mu jamango yaratambutse Jean Paul icyo gihe yaravuye no kundeba yego yaravuye kundeba ari urumva nabaga muri Karama harimo nukumanuka yenda ukava nkaho ukajya hari atashye ngo aratambuka bari kurya imbuto zabo ibigori biba byita imbuto hariya zitwa imbuto ngo atambuka arenze ngo yarenze umwe
ariko ntago yarenze umwe nyine ari gutambuka. Uwo musore rero urumva n'amahane n'iki, ubura ni umusore ukiri muto cyafite amashagaga nta control, amurenze abwa Jean Paul ati kubera iki undenze, ati nese naye kugera hariye ngo ndabyumva banavugana nabi nyine n'ubwo kubivuga gutyo mu mvugo. Umusore yahise bahise batangira baserera, yahise amukubita ngo mu ya mbere yamenye, yego akubita n'ijisho, yamukubise ijisho ryanangiritse byatari, urumva nagiye kumureba amenyo 3 namusuye mbona ritukuye rizamo amarira, bamujyana kwa muganga, none ryari ryanangiritse cyane, noneho umunwa uracika baranawudoda, yego. Jean Paul rero yaranambwiye ngo amenyo yarajegajeze 3 yarabinyeretse, yego. Jean Paul rero ubwo uwo musore hariya imbere hariya haba icyo bita ni discipline, abashinzwe discipline, ashinzwe umutekano w'imbere wacu. Ubundi hariya bubatse ibintu byabo, baragiye bubaka ibintu byabo, systeme y'umutekano agenda babishyira ku murongo. Uwo musore rero bamujyana mu imbere bafungira abantu ba indiscipline nyine, baragenda baramufunga, ribu iraza iza nyine kubaza kugenza iby'icyo cyaha uko bimeze. Ariko naje Jean Paul ambwira ati narutse ribu baza kutubaza ariko sindamenye uko byagenze, ntago baragaruka. Urumva hashize amezi ndumva 3. Hari igihe yaje kuburana ku rukiko, azi ko ariyo case aje kuburana, asanga hari minde, asanga ngo ni ubushinjacyaha bwajuririye ya case yo gutwara yasinze, yanyweye, yabimbwiyeho, yarabimbwiye, yego. Kuko numvise sinyasiyo yibamuhamagara, yari no ahubwo numva yarasubikiwe, yego, yari kuyijyaho nayo. Urumva yari kujya kuburana niyo ngiyo, ahubwo nanjye baramuhamagaye, araza arambwira ati kiroti bamuhamagaye, numvise kuri sinyasiyo ati bamuhamagaye, ati nzajya kuburana. Yarazi ko ari ibyuriye by'uwo muntu za rero, ubyo wamukoreye urugomo. Noneho rero we amarira n'agahinda, yigeze no kumbwira ngo ni musaza wa Jolly. Mbese Jean Paul nawe niba ari nyine ako gahinda niki, n'agahinda ntago ari musaza, murahura akakubwira amakuru, ntago ari musaza rwose, twagoye tubeshya, ntago ari musaza we, n'agahinda rwose. kandi n'uwo musore kumukubita, jewe reka mvugisha ukuri ntabyo kubeshya, uko nk'amakuru ko nyafite, yego, kumukubita uwo musore ntahahuriye nabo no kuba bari baziranye, yego, bari baziranye nyine ku buryo baba bafitanye inzika. Twajyaga twumva undi muntu yajyaga akunda kwikoma muri no case n'uwitwa Nzizera, nawe yarafungiye Mageragere, Nzizera Aimable, akavuga ko ngo yamukubitishije. Icyo gihe Nzizera nawe waba umuzi yarya? Nzizera ndamuzi, ariko ntabwo we twigeze tubonana, ariko yari ahari. Wigeze zibasi mubonana na Jean Paul? Wowe rwe basi kubabonana? Oya, okay, aba nigeze mbonana nawe, yavuga nawe yamuvugagamo. Ntawe nigeze mbonana nawe. Jean Paul najyaga kuvuga kubera nayo nzaho aba nyine, najyaga kumureba akaza kundeba iwanjye, bimeze bite njya no gutaha, yaramperekeje ngeza kuri gate nyine ahantu dusohokera, arambwira ati kabisa, ati nanjye surize ba Jarasi n'abandi, tubwire ati ndaho. Urumva yarorohewe nyine, ariko amenye ngo amenye ne asiguranye ikibazo. Ijisho iyo ryarorohewe na rinete ariko barazimennye, nta zindi rinete arabona. Urumva nyine umuntu uri hariya nawe bikomeye cyane, babikomeye cyane, kuko twabivuganye iby'amarinete, ngera hariya kwa Ndamagi aho yayaguze, ndabaza numva n'ibindi bindi, kandi urabizi ko yari ay'amaso, bashaka nyine n'ibyo bipimo n'iki, kuko ntabwo yari amarinete nyine n'ubundi yandikiwe na muganga. Ako Jara wenda kubera yari inshuti yawe n'inshuti y'Abanyarwanda, hari n'abamwimvagamo wenda uzamukorere ubuvugizi bamugurire rinete. Yego, genda bivuze nk'umuntu twari turi kumwe. Urumva nta minsi ngaho irashe, nta minsi 3 irashira mvuyeyo, umuntu twari turi kumwe, uzamukorere ubuvugizi bamugurire rinete kabisa. Yego, urumva nta rinete afite, kandi ntaba ari kubona yagize ikibazo, urumva arangiritse. Byamenyo abonye zidahenze cyane ni 200,000. Ntekereza rero ko nako yambwiye ngo niko bihagaze, 200,000. Yego, nagiyeyo kwa Ndamagi kubaza mu minsi ishize, zamukora ubuvugizi kabisa, bamuhe. Abantu bari kubyumva, ntabwo nzagaruka mvuge ngo tugure Jean Paul rinete, ubwo umuntu byumviye aha kabisa yadufasha. Nuko nyine ubwo natwe tuzagerageza, kuko ntekereza ko n'ubundi Jean Paul ni umuntu wacu, ntabwo twamutererana, ahubwo wari wambwiye bande sene ngo yakuntumenyeho. Yego, nubuhe butumwa yakugeneye? Kiro
wari wambwiye inyuma ya mikoro ariko reka mbikubariza aha ngaho uti Jean Paul yakuntumyeho hari ubutumwa yampaye ngo nkuzanire kandi uruvuze ko nta minsi 3 irashira utashye wowe butumwa Jean Paul yakuntumyeho utubusangize n'abanyarwanda urumva nk'umuntu waje wari umperekeje twagiye tuganira mbwira ati muganiriwe mbwira nta kibazo ibikenewe nyine hambwa ati uzambwire Jaras nkeneye amarinete ko sinkibona urumva mu byo yambwiyemo cyane nakeneye nkeneye amarinete kabisa urumva aha ngaha ndi ni ibintu urabona igihe amaze ni ibintu bikomeye ntabwo bimworoheye nkeneye amarinete nkeneye n'imyanzuro yanjye y'urubanza amakopi arayakeneye nawe akeneye no gusurwa yego ariko mu minsi ishize twagerageje kumusura nka 3 bakatubwira ko bitemewe ntabwo byari byemewe ariko na jeto zari zemewe yego yewe zo zirakora jeto zirakora jeto zo turazikoresha abataradusuye batwohezaga amajeto ariko abantu bitwazaga ngo baje kunsura ngo basanga ngo baragize n'ubu ngubu nkeneye gusurwa yego nkeneye gusurwa nkumbeka you have received bareke kongera kohereza kuri ya nimero ariko banyuze ku yawe cyane yawe bwite yanjye bwite iriho kabisa uze kuyibaha Jara uze kuza kuyibaha urabona kwa Jean Paul ntahirutseyo ku cyumweru kabisa rwose ipfiriye wera umuntu w'umugabo afite abagabo nka 5 urakubwa yabukora neza yakukuze reka nkubwire Jara umuntu wageze hariya Ewana byari ibintu sinabona uko kira ni ikindi gihugu je navuze ko nta rindi juru nkeneye kubona kubona narabonye hariya kubona indi hariya nkaba ngeze aha ngaha ijuru nayo nkeneye kubona ni iri ngiri iyo nzabona ubwo iryo rindi nzaribona n'ubundi narapfuye ariko iryo nari nkeneye kubona ni iri ngiri numvaga ngo mu gihugu kwisanga wagarutse mu gihugu ni ijuru kuri wowe cyane ni ijuru kuri jewe naricaga ngatekereza hari abayita kaminuza nawe niko wayibonye ni mu gihugu ahubwo ni mu gihugu cyo mu ijuru jewe hariya yego shabirenze na kaminuza ni kaminuza iri hejuru cyane ahubwo inarenze umuntu wageze hari umuntu uzakubwira ngo nagize imageragere kereka no wanze niyo yaba ari ikijumba yego ikijumba nicyo bagorora nkigororoka yagororoka iyo wageze hariya ukaba wahamaze wakubise igihe cyose wahakubita uri umuntu ufite mind igifungo kiba ari igifungo niyo cyaba icyumweru yewana abantu inshuti zanjye cyangwa n'abandi bantu bankurikira cyangwa n'abanzi umuntu wageze hariya mujye mu kandi n'abantu bari hariya banyu mufite abantu bari hariya mu basure kuko umuntu uri hariya nibwo umuntu aba agukeneye nibwo ukeneye kumwiyereka kugira ngo akubone kuri inshuti ye koko njyewe abantu baransuye ariko hari n'inshuti zantengushye yego hari inshuti nyinshi zagiye zintenguha ariko hari n'izindi nshuti impamvu mbivuga gutyo nuko nazi ko ari inshuti z'inkoramutima yego hariya kujyayo ntabwo aba ari amahitamo yacu nisanzeyo nkuko n'undi yakwisangayo ntabwo ari amahitamo yanjye ariko nyine kugerayo buriya ni ishuri narize kandi narafashe ni ukuvuga ngo umuntu ufite umuntu uri hariya cyangwa w'inshuti ye n'umwereka ko wamusura hariya niyo waza rimwe yakamwana yaje kunsura yego imageragere yaje kunsura imageragere ndasohoka nambaye iroze noneho kubera na bwa bwanwa nari nabukuyeho n'umusatsi araza mpagarara gutya mu bandi nyine tuba turi benshi urabizi wowe ndabizi arebye nkajya mubwira ntiyakandi ndi hano turi benshi ngo mva mwana ngo Kiroso ari hehe nkayambwira ngo mva mwana ngo Kiroso ari hehe ntiyakandi ntabwo ndeba ni ndi hano ngonya ngo ndashaka Kiroso kavuga ati raga Kiroso abantu ariko se yakandi dore ni ngewe kuretse mwana ngo nukuhabaye ko ye baba we yahise ahamagara abantu bari bazanye kundeba ngo tse ngo nimuze ngo dore ngo Kiroso ngo pole sana ngo nakuyobera rwose ngo naho nagatari wowe yo urabona umuntu abariyogoshesheje afite urupara
n'ubwanwa bwagize kandi no karabaye inkungu uburyo uruvuga urumira gafite kugira ngo ntarwo ubwo turaganira ataha babaye ngo ihangane harabazaga bagataha barize kubera ukuntu bambonye ndabyumva kandi pe narasurwaga naryaga amarepa ntago naryaga ibigori kubera abantu bansuraga banyitaho kabisa ariko nyine yigeze hari yarazamutse yarazamutse repa yaho yarazamutse Paul yarabimbariye numva biragoye amafaranga yari aba ari menshi kubona ibyo kagira nayo masukari yo guha abakozi imigati abafashamyumvire habamo n'abafashamyumvire babamo nabo ubwo kwishyura n'isukari nabo ni ugufasha nyine gufasha okay ku bushake ariko yego harimo ibintu byinshi byaba hari abakenewe ibintu byinshi wari ufite abakozi bangahe nari mfite umukozi wampaga amazi yo koga nari mfite umukozi wanyogoshaga nari mfite ariko ntiwumve ko nari wamfuriraga wajyaga kumfatira igikoma yego nanywaga igikoma cya biswi urabona nazanye amatawa igikoma cya biswi oya umeze neza rwose abantu bashobora no kuza kuvuga ati ko se no soko wagira ngo ahubwo avuye ahandi hantu ariko abantu baba biteze ko umuntu uvuye gereza agomba kuba yarahorose ariko urabona ko rwose ndashima Imana ko nta kibazo nahuye nacyo nta burwayi nahuye wenda abantu bashobora kubyumva nabi bakaba batumukeneye ku mubyimba ariko ngiye ukubona nkwitegereza ndabona rwose agakoma urumva abakozi karanyobotse abakozi nari mfite abakozi bane wamfuriraga uwanyogoshaga uwampaga amazi yo kuri douche wakuzaniraga icyo kurya nabo ariko ibyo nyine kujya hari kwiyogoshesha batazajya ngo barishyuze biba ari ibya gereza kwiyogoshesha ariko nyine ugomba kureba umuntu ugomba ugenera akantu ka buri kwezi yego uwo mugati wa buri kwezi cyangwa isukari nawe akanywa igikoma kubera ko baba yakwitaye ariko bitavuze ngo abatabifi ibogoshwa nanjye iyo mba ntabifite bari kujya banyogosha ubu ngubu abonoma igeze ku biro bingahe abonoma yo kureba televiziyo kujya ahantu nyine kwicara biterwa na site umwanya biterwa na site imbere handi kwa Batiti Brown ndumva ngo ari 2020 ubwo ni ibiro mu gicaka hari projecteri hari azamu hari n'abantu baho ndabasuhuje bazabona iyi video barasohotse yenda reberaga ahantu bita mu gicaka kuri projecteri niberaga kuri bariko nicare kuri bariko ndi kurebera hanga yego ndakwirebera amafilme nyine kugira ngo ncume ayo masaha dusobanuye ariko umve ngo navuga ati nzagera mu gihugu nzasohoka byibuze ndenge ruri rugi yego ngende numve umwuka wo hanze urumva abantu bagera mu 1012 ni benshi mu gipangu cyane ni benshi ako nyine nafite ahantu ho kuryama heza kandi n'abantu nyine bararyama erega hari haba ibintu byinshi bigiye bitandukanye haba imikino yego haba volley haba basket haba marushanwa haba abarokore abakatolike haba n'isengero nyine ukuntu abantu basenga ibintu byabo babishyize ku murongo bakagenda bagasenga ku buryo buri muntu wese yisangamo mu cyo yari cyo cyangwa mu cyo akeneye fata ku mavuta yarabatijwe agira inkuru rero wiki mu mazi menshi fata ku mavuta yarabatijwe yabatijwe mu muntu uzayitwa ngo ne yapu yapu ni bari yapu ariko ngo abatijwe kabiri hari undi rusengero agiyemo ntibuka naho arabatizwa ariko urumva yagezemo mbere akiri mfite parapara kugira ngo abanza tuze ariko amaze gusobanukirwa ajya no mu rundi rusengero naho arabatizwa mu mazi menshi ubufata yakiriye agakiza yarabyibushye ameze neza yakiriye mu minsi ishize ubwo nazaga twarabonanyeho arambwira ati ni nanjye musi hano na hostinze show ati kure bonane ibihumbi 13 kabisa ati ni ngewe nari mbiyoboye abihedinze rwose nkafata nk'ingagi nkuru ni n'umutoza rega hama ikipe y'abanyamakuru okay Press United
ubwo aba abanyamakuru n'ubundi dusanzwe tuzi hano hanze se cyangwa naba ni ukuvuga ngo nuko bayitiriye gutyo nyine hariya rega harimo radiyo harimo televiziyo nyine hagomba kuba bayitiriye gutyo Yego. harimo amakipe yitwa Urubambye Ingwe, Press United, Intare, Esperance. Intare imeze nka Peri na Rayon Sport na Esperance niko zimeze. Nizo zikomeye. Esperance imeze nka Rayon Sport. ni y'abafana Barakubita igipangu gikuzo bakagitigisa wanambi abamabiyasi barabyina bagira igihe cyo kubyina bakagenda ababyinnyi bakigaragaza Yohana haba nyine mu byose wumve ko nuko ubufunze yego ariko nyine wumve ko ubona ibintu bikurangaza cyangwa ubona ibyo wisangamo kugira ngo ubwo ibyo ngibyo binakuraho urujijo kuri ba bantu batekereza ko umuntu ufunzwe akenshi umuntu nk'uko kwari ubivuze umuntu ufunzwe bwa mbere aba yumva ijuru rimuguyeho nyine birumvikana kubera nyine iyo ataragerayo Yego. aba yibaza ko agiye kujya ahantu ikuzimu ibintu bikaba bibi bikamurenga hari abahita batekereza za gahunda z'inyuma mana yanjye ahubwo biriya bintu babita abafirawuni muri gereza bitwa abafirawuni ariko ngewe wenda reka muraza kubyihanganira hari byibuze 40 nuko byacitsemo 30%, 20%. Yego. Kuko ubuyobozi nyine iyo babafashe barabahana bakajije n'umutekano wabyo nyine ariko babamo babamo hari abantu bapfuye mu mutwe kubera ibyo bintu babafira ugeze kumva ubwo hari gahunda ndumva yari hari yo kuzajya bahabwa imiti bahabwa imiti bakabajyana nyine abahabwa imiti baba barabyeruye RCS kabareka dakareka RCS abura bafata barabahana abamo n'imbere ababita barapi bafite inyenyeri babafata abayobozi babafata bakabahana nyine bitewe n'ibyo ntago byo babishyigiye baranabirirwanya cyane iyo bakubonye ariko uwo mwuka ntiwabura urumva kameme mu bagabo ntaburamo babandi bavuga bati sinihangana baranabafata bakabajyana mu bihano nyine none se udutendo tujya twumva tw'uburyo abapeti babibakorera nibyo cyangwa n'umuntu amahitamo y'umuntu hari uburyo bakubwira ati umuntu yagiye afite inda nini bashobora kuguha n'ibiryo ugasinzira bakakora umuti abandi bati ni amahitamo y'umuntu ati hari igihe agerayo nyine akavuga ati kugira inzara izanyice ngewe bwo ngiye kubashiri wa kana kajya namenya umwuka nyine kugira wumve abantu bajya muri iyo si cyane biterwa ni ukuvuga ngo aho ngaho kubera ntago byemewe ariko nyine barabikora ko nta mahitamo yabo y'umuntu babikora bujura nkuko mu gihugu nyine babikora nyine bibye yego ni bujura babikora iyo babafashe barabahana ntago byemewe hariya ni haramu rwose iyo bagufashe baraguhana bagushyira mu bihano bakagusasurira aho wararaga bakakujyana mu bihano kubera ibyo wakoze bitemewe hari abamo n'ubuyobozi barabikurikirana baranabirwanya cyane kereka mbere mu gihe cya mbere nyine niko mbyumva ko byari byarasaze banagufata ku ngufu ngo mbere akubye urumva sinabihamya kubera ko ntari impari ndavuga ngiye ibyo nabonye n'amaso yanjye ubu baraguhana ariko baba barimo wiruka bumuzi kwaje ndakubye ngo 20%, 20% bari nibo n'abafirawuni kwijana nuko nyine ubuyobozi bwagiye bubirwanya cyane bukabishyiramo imbaraga ubundi nasuye Jean Paul ubundi birakaze cyane ukuntu nawe yahuranya ahita ambwira umuntu umwe mu bahano muri game wari usohotse ati karaga ko kagiye ariko nanjye bampaye amakuru ntago namuvuga nabongiye kumukira nkuvuga ariko yabimbwiye yahuranya ati tuzikora ko kagiye hari n'umuntu wambwiye ngo yari ngo nari umugore we uwo muntu ngo yabikoraga bakanabimukorera ngo nari umugore we ngo shanga uzamusuhurize ujya muhamagara nyine ngo yo muri telefone siko bya bintu biri se ariko iwe yaravuga ati ninasohoka ko ndumva azasohoka yambwiye mu kwa yasiganye amezi 5 yego mu kwa kangahe mu kwa 11 ngo nisohoka gende shaka uzampa ikiganiro kazaze tukimuye tubwire uburyo yakundanye n'icyo cyamamare rwose yambwiye ngo yari umugore we rwose ngo ari sheri no iyo ukiri kigabo ngo sheri ku kindi kigabo cyane ibindi mwihangana ukuntu bivuze
utenze ikigabo ku kindi kigabo ngo oya byo nta ngiye noneho nabangaga kubi niyo nagira ngo nguriya ngo ngura n'umufirawuni ajya nko kwicarira hariya ikinyegere numva akine ibintu mujinya kiroso kimbora kabisa nugasetse mu bibabaje none se gihe cyo nibaza ku kijyanye ari byo twajya twumva abantu bamwe baba VIP ntabwo ari ukubatandukanya nyine abagororwa bagomba kuba bafunze kimwe ariko ibyo byose ntabwo abantu burya bangana mu rwego rw'imibereho hari abo mu minsi yashize twumvaga Bamporiki ba Gasana harya wagiyeyo bariyo cyangwa nasanze baravuyeyo okay ubu nk'abantu bariyo se wenda bazwi banini nk'abahe tutazi abo watunguye mbese no kubona nukuvuga ngo mu by'amazina ukavuga ati kanaka nawe ari hano harimo abantu benshi ariko nanone kujya oya ntabwo mvuze ngo uvuga abataramenyekanye ariko hari amazina manini n'undi wowe ubona n'ubundi nta umuntu munini ntagafungwa ngo bihishwe ariko wowe ushobora kugerayo ugahita uvuga ati nakana buriya hari nk'umuntu wabonaga Bamporiki ariko atabizi ko yari afunze agatungurwa erega hariya ni ukuvuga ngo ibaza abantu uzi ko abantu kugenda gutya byibuze uku nguku none kujya kubwiherero kuko hari bwinshi bamutonze umurongo niho ku ishuri ariko abanyeshuri ni bakeya yego hari abantu benshi cyane kuvuga ngo kubona umuntu nakubwiye ko hari nabo navuye ntarabona nabo tutabonana hari abo bita mu byiringiro rero mu byiringiro ni nkaho navuga muri VIP yabo haba nyine abantu b'abayobozi babibereye kubwo wenda kugira ngo batuze cyangwa kubwo hataba akajagari nyine babibereyemo bahita mu byiringiro hajya abantu bakomeye nyine bakire babibereyemo bafite n'umutekano wabo yego hose ubuhari ako nyine kubw'umutekano wabo nyine kugira ngo baniturize banatuze ako telefone ntiyemewe urumva ubundi hariya kuba ufunze uri mageragereye niho mvuga ko bariho nageze telefone n'umugore no kuba wavuga ngo ndagiye icyo kintu kiba gihagaze kuba ufunze naho ubundi ibindi byaho ni ubuzima busanzwe nyine nuko bimeze abo bantu nyine bakomeye barimo ariko ntago nabavuga barimo bakomeye kabisa hari abo tujya twumva iyo baje kuburana mu nkiko urugero umwarimu Karasira yego akunze kwiramanta cyane akunze kuvuga ko adafashwe neza muri gereza ndetse akunze kugaragaza nyine imbogamizi nyinshi ahura nazo n'abandi bamwe na bamwe bakunze kwikoma serivisi baboneye muri igororero mo imbere yego ibyo biba bimeze bite ni uko umuntu aba ari we ugoye kuko bya byose muri sosiyete haba harimo mu igororero ntabwo haburamo n'abananirana niko ntekereza twese ntabwo tugira mind zimwe ntabwo dufata n'ibintu kimwe ni umuntu ugoye cyangwa wenda aribwo umuntu nawe wenda gungana no ku ishuri rigaruye umunyeshuri ananirana oya nyine nanjye twese ntabwo dufata ibintu kimwe cyangwa tubyakire kimwe kandi nanone n'abariya abantu n'abo bantu bakugorora nabo ni abantu yego ntabwo baba ntabwo nyine ntabwo bamiseke igoroye 100%. ntimwabura utwo mugonganiraho wenda ntimugire ibyo ntimubyumvikaneho ariko byanga bikunda kubera ko baba gufite mu nshingano ugomba kuburi hasi ukumva nyine ibyo bakubwiye ukabigendera byanga bikunda yego ko ntibajya guterana n'umuntu amagambo ngo urabona ngo mbwiye gutya ngo ndumva ntabishaka kandi ari ufite mu nshingano kuba kuyoboye cyangwa kuba gufite gusa ntawe uguhutaza ngo agukubite cyangwa kugire gute ariko ntago nimba muhuriye ushobora kumubwira ikintu ntacyumve nyine ntabyemere nimubwiye ngo ndashaka guca aha ngaho ujya wihaca kubera ko kuyobora urabyemera ibyo ntibyabura no kubaho nanjye nirwo rugero nintanze no ku ishuri ntibyabura kubaho ba Mpano y'Imana yagezeyo wenda ndabivugana navuze ko ndabivuga kuri sawa nkabisobanura neza Mpano y'Imana yagezemo nawe kubera ko urabona yazize ibyazize by'amafaranga yagezeyo akora amafaranga akora ndise akora amafaranga mu kuyakora rero yayakoreye ariko nyine bagira ngo barebe koko ko ari byo yego yayakoreye abacungagereza yego
ntiyakuyakora ayakoze babibonye aravuga ati uyu muntu yagiye muri gereza ajye kwanduza abantu imico mibi cyangwa ajye kubashyiramo ibintu byo gukwirakwiza amafaranga kandi nibyemewe kwinjiza amafaranga muri gereza nibyemewe babirwanya barareba baravuga ati uyu muntu yazakorera abantu amafaranga tugashiduka yaragezemo bari bamuhaye no mwimbere muri gereza bari bamuhaye n'imirimo nyine imirimo nshatse kuvuga yashinzwe umutekano nyine w'imbere muri gereza tuba dufite abantu baducungira umutekano badukuriye inyenyeri yego umutekano burimo kubera ko tuba turinzwe ariko nyine discipline nyine mugomba kuyigirira yego umutipe rero ubwo ibyo nkubwira niwe wabinyibwiriye arambwira ati yewe nakoze amafaranga banjyana mu bihano ariko ahantu ari gusa nyine ntago afunzwe cyangwa ntago nabayeho nabi ku buryo yaba yarawe ahantu afunze bamujyanye ahantu bamucunga nyine abasekirite kugira ngo atinjira muri abantu akajya gukwirakwiza ayo mafaranga cyangwa kubakorera amafaranga kubera ko babibonye kandi nabo yayabakoreye kubera yayakoze kugira ngo bamurebe ko ari byo koko atazayakwirakwiza bamushyize aho ngaho rero ubwo abacungwa nyine igihe cyo kuryama cyagera bakamushyira mu ntuza akaryama akaryama yego akaryama yegeranye n'abo ba Karasira bari ba Kazungu bande nuko yego naho ngaho ariko nyine nta kibazo afite iki ubwo ni Karasira bivuga ngo yegeranye na Kazungu abatinya kuko azamurya comedy Karasira naye rwose ngabavuga ati yenda aranshikagurika avuga nti hato gato yashidanye ariko numvise yaranajuriye Kazungu by the way azagaruka kuburana ngo yarajuriye nuko Karasira nyine abari aho ngaho tuba tumubona twigendera gutya muntu aba yibereye muze yego bundi uragenda ukitekerezaho nyine hari bagiye ku ishuri nta mpamvu yo kugira ngo unarangare habamo n'amashuri indimi zirahaba bigisha ibyongereza indimi zose zirahaba habamo byose kwigisha kubaza kugira gute kudoda ibintu byose birahaba irega ni nko mu gihugu nk'uko nyine nababwiye byose birahaba harakitwa Katari bahita hari amazina agiye atandukanye Katari hari Madrid ryo rirazwi cyane abantu benshi barariza ariko Katari ryo ndumva riri mu yavuba Katari ni mu yavuba ni mashyi ni izina rya vuba ariko nyine baba babivuga yego nanjye kwiga iby'ubusifuzi zajya mu gihugu nabona umwanya ndatekereza rero ndajya gusifura nta by'imipira ntabyo menyereye agiyemo nigamo nyine kujya njya kwiga gusifura ariko mbona biranjabuka mbivamo muranze nabyiviramo byo gusifura nyine yego ariko ubuzima bwaho nyine ntabwo biba byoroshye kugenda kubita amezi 6 ni menshi ibaze nasanze channel yanjye barayamburiye monetize barayidemonetije yo pole sana urumva ngiye guta kabisa abantu bakube hafi kondisiyo irimo iragoye ngiye mbivuze nk'umuntu dusangiye urugendo rwose kuba utari monetize uvuye hariya hantu bakube hafi niba ari abantu bawe shaka bisa ndabizi ntago mfite abanzi benshi ndabizi ndaza kukugora utange nimero yawe niba wenda nta ribi ariko nzi ko nta mu YouTube bimana nimero ye n'ubundi ushobora kuyimana ugasanga iri ku biganiro cyangwa gashanda nihombeje umugisha hari umuntu ari kuvuga ati kiroze reka sinamusuye oya bagusure reka musurira ahangaha kabisa noneho n'umukobwa wa profitireho n'umukobwa wanjye profitireho kabisa mbere yuko ngira ikintu nkubaza baro utange nimero yawe ni 078 29 yego 62 yego 15 078 yego 29 62 15 yego niyo ni Kiroso no Wise Pascal rwose cyangwa bazana fisi yibuka ipining abantu mube hafi Kiroso mu musure kubaho nukubana ibyazize n'iby'abagabo ntabwo twinjiye muri case nyirizina ngo tumubaze ngo dossier yawe yari yanditsemo iki ariko byumvishe atari igihano kinini kandi yaranabihaniwe ubu ni umwere si ngombwa ko tugomba gukomeza kwitirira icyo wazize kuko njya mbona abantu bagwa mu mutego w'uko ikintu cyaha wazize abantu bakomeza kumera nkaho kikikuriho babyita gukomeretsa umuntu icyasha bakanga kukigukuraho kandi cyasha kikuriho cya kizinga kitakuvuyeho
aho ngaho rero nshaka guhita njya ku bijyanye n'ibyaha ibyaha n'ibihano nanjye mba mfite amakuru make ntugire ngo mba ndaho gusa haramba naragiye mpagera mu bihe bitandukanye ahubwo natunguwe numvaga ntuza zahora zizi sirenge zahora zizi numvise ibyo zizi amakuru mba nyafite ahubwo icyo nshaka kukubaza hari uburyo bajya bagira bari gukora imibare nko muri sitasiyo bakavuga ngo abafite kese yo kwiba kwabo abafite kese y'urumogi kwabo abafite kese yindi yenda ukwabo impapuro mpimbano bwesikoro viyori traffic mukivangura ba gitisi ngo gitisi hano gitisi ntuza ntazi bamwe bajya Gikondo transit ndagira ngo umubwire icyaha cyagutunguye wowe wafataga nk'ikintu gisanzwe ubona n'abantu bashobora kuba baba bakora bisanzwe bazi ko cyaba gisanzwe ariko ukaba waragezeyo ugasanga ni icyaha umubwire icyaha wasanzeyo ugasanga ni icyaha gisa nkaho umuntu nyine yazize akantu ariko kikaba icyaha ari nk'ukuntu umuntu wumva ngo yibye igitoki ngo yaragiye ngo bakura ngo urugi ngo rwa mama we ngarushyira ku nzu ye amakesi ngenda yazi ngo inkoko urumva njye ibintu ibyantunguye ni ukuvuga ngo wera reka mbaho urugero kuri jyewe no kujya ku bandi mbaho urugero kuri jyewe nk'ubu video nazize ni ya 2023 kandi yego hari n'abandi bagiye bazigira kandi zikinariho ngo ibintu byo kuvuga ngo ibishegu amazina mu bintu mu mazina yabyo ngo mu mazina yabyo cyangwa ukakivuga nyine ukabivuga ndabyumva ikiganiro nk'ubu urugero ni ikiganiro nakoranye n'umukobwa ntago ndi muvuga izina wenda mu rwego rw'umutekano we dukorana ikiganiro 2023 icyo gihe ndi kumubaza ngo kubijyanye n'abase umaze kuryana n'abagabo bangahe n'abahungu bangahe ariko usobanurira arambwira ati naba nahuye n'uyu ngurya wari umeze gutya ashimisha gutyo yampaye ko numvaga ko bidashoboka yego numvaga ko icyo nyine tabicyaha kandi noneho nanjye nkashingiraho mvuga ntese ni umuvugizi wa RIB yarabyihanije noneho kubyihaniza abyihaniza mu byo kubyihaniza turabireka yego nkumva ko ibyo biganiro byo muri iki gihe byo mu gihe kubera ko nabiretse nta n'ibindi byaherukagaho kubera ko nabiretse ibyo ngibyo nahinduye content nta ngaruka byangira ko nta nkurikiza yampaye mbona nibyo nzize urumva mu byantunguye urumva nihereho navuze ku byanjye ibindi nanone ukumva ngo umuntu ngo akajya kurega undi ngo yankoze ku ibere ngo ibyo nishimisha mubiri kubita imyaka bakagenda bakakujyana imageragere ukumva ngo umuntu ngo yibye inkoko yego ngo yagiye ahangaha ajya kurunguruka mu nzu y'abandi kamera ziramufata bari kese nyine zizo zigiye zitunguranye nawe wumva nyine yibye igare ukumva ngo yibye igare yaguze batiri ya kamera na fisi cyangwa n'abandi n'urugero yego ukumva nyine cyangwa ngo yaguze ikibano rero ni ibintu hariya ukuntu ubundi ibintu bimeze tugendeye ku mirongo twirinde ibyaha bimwe na bimwe nyine twumva hari amakesi tujya twumva nk'umuntu kumva ngo yahawe undi rifuti ye baba we urakoze cyane ako kana yewe nagiye hariya kugira ngo nzabe mwarimu wanyu mbigishe yego bamwe na bamwe nyine babyumva oya nibyo ugomba kubivuga kugira ngo abantu babikuremo amasomo nicyo tuba tubivugira hari abagabo barimo hariya bafungiye hariya yego ngo yatwaye ngo umukobwa amuhaye rifuti yego bageze imbere amubwira ngo nyishyura ngo ndaguha urugero nk'uwo twaganiriye ngo ndakwishyura ayikise ngo nyishyura umukobwa barishajije ngo nyishyura yego ngo ntituvuye kuryama na se ngo nyishyura ugasanga nyine ibintu arabikajije bigize nuza yego umugabo kubera z'ukuri cyangwa uwo musore kubera z'ukuri akihagararaho avuga ati ntacyo nakoze ati kora icyo ushaka akaza ati yansambanije ntabwo yanyishyuye ku gahato yasambanije ku gahato ntabwo avuga ngo ntabwo yanyishyuye avuga ku gahato ugasanga rero ibyo bitumye ajya nyine
ugasanga muri icyo gihe cyo kuburana iyo minsi 30 urinze ugera ari nabo bakatiye rega nabo bakatiye bikabahama ari mu kiko iyo batangiye ngo turacyashiga ibimenyetso ukagira ubundi nabonye ari gihe uhura na case hari gihe uhura n'umwaka none umwaka wa daje ugasanga ufunzwe nyine uzira n'ubusa utazi n'ukuntu byagenze hari abagiye baha abantu bari futi wamuha ari futi afite nk'akapu kuri case nk'iyo agarukiye ku cyobo neza gutya yego case nk'iyo gutya y'abaherera umuntu agahita avuga ati how comes bigenze bitese ubwo rero urumva wagira waha umuntu uri futi akaba bafite igikapu kibereye mu rumogi ntubizi polisi irabahagaritse irabasatse kwa kundi abantu bafata abantu za Gisenyi ati nyongere kuri essence nyongereho tugende ifite igikapu jya umusaka urebe ikintu afitemo n'umukobwa ari futi uzaho muziranye cyangwa umureke wigendere hari n'uwabirokotse ngo wari n'uwabirokotse bageze kuri ribu ngo agenda yihererana umugenzacyaha amwereka ngabona ngo yisiramuje aravuga ati sibuko ko namfasha umuntu ku ngufu mfutse nya atari kusha ubwo bujura nyine ubwo imibare ya ICO yaramujabutse yaramupfubanye ahubwo ndi nka ribu nari gutafunga uwo nguwo ko aramushyizeho icyasha reba abantu haragiye kumushyira nari guhita uwo ngo bari gutamufunga bakaba ari bafunga abenshi bakugira iyo nama nanjye hari abantu bangira inama yo kurega umuntu twari twakozanyijeho mu buryo bujya kuba nk'ubwo ariko mvuga ko bitaba biri ngombwa pe yego hari ukuntu nyine abantu tugira imitima nyine ukavuga ati reka ibi mbireke cyangwa nshyiremo imiyaga no kwita kuri ibi ngibi umuntu akavuga ati ngo kanaka yaje kundeba ari kumwe n'uyu wowe ukazira ko wari uri kumwe n'uwo muntu bigakururuka hari n'abahari ari cyangwa mwaravuganye rero inama nabaha uzamwimira ufite mushaka muzashwane cyangwa nubona kereka ari umuntu wawe wizeye cyangwa nubona ari umuntu wawe wizeye cyangwa n'umuntu amutwara umusake ubanza urebe ibyo afite polisi iraguhagarika hariya yabona ufite ntuza urwo rumogi rurimo utazi nuko rwagiyemo bakagufunga case gutunda 25 ukagenda ukayirya kabisa ibaze hari abantu bari hari gutunda gupakira naho kabudoka binako itegeko rivuga gutunda gupakira gukwirakwiza ubarwa nka pushayi ubwo nako kamodoka ukagateza ukagenda ugakubita niyo myaka yego ku maherero utazi n'ibyo ari byo muzajya mubanza mu basake rwose ati jyamo ariko icyo gikapu gifungure ndebe banze umenye ko akubwiye kamera ariyo koko ari irimo hari n'unagambana akavuga ati rwose uriya muntu udashaka kuzamushyirishamo ugasanga nyine agushyizeho iyo kesi imitego mana yanjye ugasanga agushyizeho iyo kesi umugore cyangwa umukobwa agiye yabeshyira umugabo ngo yansambanije cyangwa umusore ngo yansambanije cyangwa ngo akamutega nk'umwana ngo bagushyizeho kese mube maso umuntu utaragera hariya byitaba ikintu yumva ko ari ibintu byoroshye ngo hari n'abantu bajya bavuga ngo nushake ngo nzajye imageragere sawa abavuga batahazi uvuga batarabona kwinjira muri kiriya gipangu mbere waranambwiraga bambwira nk'ikintu ntabwo ati uzandeke nkumva nyine kubera ko numva ndengana ntaho wajya ariko uzi ko hari igihe ujya urengana wenda ukarenganirwa wagezeyo cyangwa bikanaguhama nyine waba waramukanye umwaka ukagenda ugakubita iyo myaka cyane rwose nese bagukubise viyore bakujyanye imageragere bacyashaka ibimenyetso umazemo imyaka 5 ubaye umwere ibaze iyo myaka ukubisemo cyangwa umazemo 10 ubaye warasubiye inyuma warasubiye inyuma warasubiye inyuma waragize ibintu byinshi nyine ariko nyine idanje kuri iyi si nyine nuko urwo abagabo niko barwita tugomba guhura nabyo baravuga ngo jara baravuga ngo uwari umwe n'inzoka n'umukandara uramukanga AB yaravuze ngo aho bazajya bamukubita ngo we azajya yiruka nibyo ariko ubu jyewe reka nkubwire kumwe ngo kiroso ngo he wagira gutya nzajya mpita nguruka ni ukuri kw'Imana mbona ahantu intambara ibaye nimba turi kumwe jarase ukambwira ati turi kumwe twagiye gusangira hana nkabona utangiye kugira gutya kuzinga amashati ugiye gukubitana ngo n'umuntu uzamenya aho naciye
no kuri kw'Imana reka baragukubita bamukubita ntuza ati bari bari kumwe yego umuzanira nanga ubufatanyacyaha akavuga ati rero uriya niwe wafashe amaboko barankubita bari bari kumwe noneho iyo kese yafashe inyito nibwo umenya ibintu mwakoze hari nk'igihe bayita ngo ubufatanyacyaha ubwinjiracyaha bw'ubwicanyi ewa ukavuga uti mana ubuza bwa famiye ngo ubujura bukoreshejwe kiboko ngo yababa we hari igihe ureba ibintu noneho ukuntu bakwandikiye uza wareba ibyo bikaba ari byo guterwa tsinda bikiswa n'ikintu ubwinjiracyaha mu kwinjira mu bwicanyi byamahanga kwatekereza ati noneho nka zino kese tujya tubona nyine izo ruvuze z'abantu bitendeka ntago akenshi aba ari under age akenshi imyaka aba yigejeje y'ubukure ariko ukagira kese yitwa ngo gusambanya undi ku gahato kandi ari mukuru ishimisha mu viole sur majeur uzi ko hari n'abantu abagore bagiye barega abagabo babo kubera ngo banze kugira ngo ibyo bashinzwe mu buriri aba twigeze kuganira arambwira ngo bari mu nshuti wanjye ari umushuti wanjye umugore agiye kundeka ngo nimba ari ukujya sinzi ukuntu ngo babyita ngo yanze ngo gukora inshingano ze mu buriri ngo arashaka divorce cyamaye yabuze ibiryo ndavuga ni biri ariko nibyo kiriya kintu kitabonetse umuntu aragenda ariko se nanone natekereza ibyo bintu umugore aragenda akagufungisha bakakudanangira akagenda akarira babyita ngo kukuririra akakudanangira ugaheramo nanjye rero nabitekereza nkabaze umugore nzamureke cyagende bitangira ubwoba ntabwo wagendera kuri ibyo kuko nanone hari abandi bagiye barukorwa nabo Imana izaduha abagore bito Imana izaba ari biduha rwose yego ubu ngubu umuntu agiye kujya afata so kiro wenda turi kugenda tunasoza ariko ndacyafite amatsiko amwe namwe nari nakubajije ku byaha ariko sinagenda ntavuze ku byaha bya bintu nagiye mvuga abantu bita iby'ububwa yego fisi urumva ko ahise abyerura icyo cyaha ni icyaha gikunze eida kubwo n'ugifungiwe nawe ntiyoroherwa viole n'urumogi kuko ukijyayo viole n'urumogi abantu batangira kukubwira ati koko wabuze migina ubura harya handi fisi no kujya ni umuntu uza Sodoma urwinuza Nyabugogo Sodoma hose ko uraburanirwa indangamirwa ngo ugende ubomore mugani wa Nzovu ujya ku kana ugakura kuri po yego ari ukuntu ari uduterimi bajya bakoresha ngo yateruye akana kuri po yego yakoye kuri po no muri gereza birahari nyine wagateruye kuri po ndagira ngo duhe iyo shusho n'abantu nyine baba bazize nk'ibyo byaha urongeyemo ngo n'icyo urumogi biba bimeze gute no kuvuga ngo icyo cyaha igihe navuga ko ari icyubwa viole urumogi wenda reka tuvuge urumogi hari igihe uwarucuruje yego aba ari gushaka imibereho kugira ngo abone ibyo kurya ariko se viole ugiye gufata uwo mwana w'imyaka ingahe w'amezi y'imyaka ingahe uko yabangana kose hari abantu bakuru hari abakecuru hari abakobwa b'inkumi hari abagore b'inkumi hari abantuza b'intuza hari indangamirwa zitega aho ngaho twagiye tuvuga hagiye hatandukanye ese bagiye gukatira iyo burundu bagiye gukubita iyo burundu kubera ko wakuye uwo mwana kuri po cyangwa wasamanije uwo mwana ariko rero igihe nkeka ko cyantekeza ko bari abantu baba bararozwe buriya ni uburozi kuko ntabwo aba ari muzima ntabwo waba ufite mu mutwe hazima n'ubwo burwayi buba ariko ntabwo navuga ko ari bose bari baba bafite sivuge ngo bose baba ugasanga umuntu ariko hari umuntu urwara indwara yo gushaka kuryamana n'abana ugasanga umuntu ayita hariya ngo iki ugasanga abantu baze kwitwibutsa ariko ndumva nyizi iyo ndwara ibaho indwara nyine yo gukunda kuryamana ariko wakayivuza cyangwa n'umuryango ukakuvuza baba bamenye ko uyifite kuko iyo ndwara ikujyana ahantu usanga wisanze ahantu utagomba kuzaba usanga ubuzima bwawe bwose ugiye hafi kuburangiza usanze umugabo w'imyaka 20 ingahe ngo yafungiye viole bagiye gukubita imyaka 30 25 ingahe ugiye gukubita iyo burundu usize abana ubasize mu kaga usize umugore ubwo ni ububwa ntabwo ari ubugabo ufite n'umugore rega abikora bafite n'abagore yego ufite umugore wawe ntacyo wamuburanye ugiye kuri uwo mwana ugiye kwishimisha by'akanya gatoya gende bagufunge
umunota utarenze n'umwe usanga ufunzwe iyo myaka 25 uziza ako kantu. Urumogi rero namwe mu rubyiruko rwose, bavandimwe, inshuti zanjye, rubyiruko rwacu, njyewe ndimo nenda kuruvamo maze gukura ubu ndimo nenda kuruvamo, ariko ngomba kubagira inama. Burya ndenda kuruvamo ariko ndacyarurimo. Yego. Hajya si 35 kuruvamo ra ngira ngo cyarasira ngo nanjye ndurimo. ndacyarurimo ndi munsi yayo. None urubyiruko hariya rwose harimo urubyiruko rwishi bafungiye urumogi, kunywa ibiyobyabwenge. Mugabanye hariya si ahantu, mugabanye mushaka iterambere, mubaka imiryango, mureke ibintu ugenwa bikakujyana hayi bikaguhindura ubwonko, ugatuma bituma bagufunga. Ese ujye ugakubita iyo myaka 20 cyangwa 15 cyangwa 10 utarubona ubikise. Yego. Ko nta kintu. Ukomeje ku biyobyabwenge, nibuka ko hari case imaze iminsi ivugwa y'uwitwa Moses, nayo mushaka kuba mwarayimenye. Yego. Moses yafungiwe Mageragere hagahe gato, ntabwo yatinzeyo. Yafunzweyo yabayeyo amezi 4. Yego. Niko. Yego. Wari ukitubwira neza ibya Moses. Moses yafungiwe Mageragere amezi 4 niko bambwiye. Tubwira amakuru ya Moses muri Mageragere. Moses amakuru yaho cyangwa ishusho yaho nkuko babingiye babimbwira. Ngo yarafite nanuza ngo imodaringa. Agence y'abamodo. Ngo y'abamodo. Yarabahaye ngo n'imyenda. Yari amaze gukora bamwe mu bakiriya be twaraganiriye. Agira noneho bumvise ngo yafashwe barishima, bamwe baramututse nyine, ariko abo bakiriya be nyine barishimye ko agiye kuza. Ubwo ni muri ya 20% tubwiye hejuru. Ubwo nabyumvise. Wabyumvise. Wivune. Ubwo rero bamwe bashinga ngo aragarutse, abandi bati ati yagiye atagororotse, naze nyine bamugorore. Naza agororoke nyine. Kubera ibyo rero twavugaga nkuko wa mugana umbwiye Moses, ibyo nandi kubabwira bijyanye n'ibiyobyabwenge, nibyo bituma umuntu avuga ibyo atagakwiye kuvuga. Inzoga ndazinywa ariko sindasoma ku itabi na rimwe. Cyangwa kubijyanye n'imyotsi, kandi Imana izanabindinde. Ariko nazo ndazikontrola. Abantu bakubonaga na cya kiroso bari bazi ko buriya. Oya sha sinigeze nanabigerageza. Kiri ari igihingwa uburi kugaragaza. Oya sinigeze nanabigerageza ku bintu by'imyotsi, sinigeze nanabigerageza. Reka inzoga rwose zo ndazinywa ariko nkazikontorora. Nkazikontorora ntago zinkontorora. Nibyo rero ndi kuvuga, ndi kugira n'inama mu rubyiruko. Fisi numvisa kuzingurirwa mubi. Fisi? Oya ahubwo Fisi arantwaye duhurira tugiye kugira ukagoroba k'ababyeyi. Yego. Ndi kumwe n'abandi bantu. Nabyumvise niba ari ibintu bijyanye ibintu bibimo Fisi, nabyumvise. Ngo bagarimo n'ibindi biremwa. Ndamuzi. Akishijwe vuba. Nuko atangira ama interview n'umugore. Umugore yamugaragaje. Basigaye bakora kabisa bagaragara. Cyakoze. Uyu mwaka rwose ndumva Fisi utangiyemo neza nimbaragaragaje umugore. Kuko yajyaga muhisha. Yego. Kumuhisha ariko no kugira ngo abone. Yaramuhishaga cyane. Kumwisha nyine. Oya. Igihe reka nkubwire. Oya fi ahantu mvuye. Babarira. Kiroso nundi mushya. Babarira. Naje mu yindi sura nshya. Yego. Kiro. Ikindi nanone mwabagabo mwabasore mu byo montereta abakobwa manze mu bakamaranga muntu yabo. Yego. Bakamaranga muntu yabo. Kureba ngo umuntu ko agaragara. Ubone umuntu aragaragara ngo arabyibushye. Ngo urabona ngo uriya ngo ni umukonyine, umwana aravumvumutse. Yego. Afite ntuza ngo ni mukuru. Nabaza kubwira ngo mfite ngo 20. Afite 21. Afite 16 17. Aho ngaho buri mukomanga Mageragere. Rwose ngewe ubu ngubu kumbwa ngo mujye mubanza mubabaze irangamuntu yaba yikwereke. Bruce Melody afite indirimbo yitwa Sinya. Ababikubwira ati abanza gusinyire. Uhagasinye nyine no kukwereka. Ako kana ariko making sure. Ako kantu ni sa rwose. Pizza uzi ko nta ngaruka. Abo bavandimwe bakuru bacu barumuna bacu. Mujye mubanza mu bakamaranga muntu murebe ko bakuze batazabajyana Mageragere. Umenye ko Mageragere iyo myaka 25 uri kwikurira cya 15 uri kwikururira wakundanye n'umuntu ngo
kubera ko babonye ngo ari mukuru ngo arakuze nyine ngo wageze hari ubundi yego niho uhita ubona ibintu byose ko bishoboka ibintu byaguhindukanye n'abantu nyine nandi kusubira inyuma gato n'abantu bitabi nyine baregabanye n'abananiwe kurigabanya nyine bumva babaswe naryo mugende mushaka imiti babaha imiti basange bamatovu babaha imiti barireke bayizinukwe babandi bawe se iriya ntago nyemera oya ntago ni urugero nari ntanze ariko bagende bivuze babaha imiti bajye ndi muri geze nabonaga ngo ahantu ngo zari nimba ari rehab ngo ibutare ngo abantu babaswe n'ibiyobyabwenge cya mugende rwose ibindi wenda mu bikore mugire gutari ko viole n'urumogi cyane n'ibyo biyobyabwenge ibyo byose mubireke kuko biri gukoresha abantu urebye abantu bari mageragere abantu barenga 10,000 bingaye bafungiye kubera ibyaha bigiye bitandukanye kandi ntago leta izakubona cyangwa ribu cyangwa ngo bakureke urabona ngo n'umwana ngo ikiri biki ngo yabinywera ariko barakujyana barabigufatana uri umwana wakoze ibyo ngibyo bakujyane mu Mutara mu igororo rya Mutara n'ukura bakuzana mageragere niko numvise bakuzana mageragere ugere ukuriremo bagufatanya ibyo biyobyabwenge ufite imyaka 15 n'urugero wakoze viole ufite iyo myaka barakujyana mu Mutara ugende ngo niho hari intuza gereza y'abana ugende kure nugira imyaka 18 bakuzane mageragere uze bakubise iyo myaka 15 cyangwa 20 uze wumve iyo myaka uyikubitire imageragere ukurane n'abandi sanga abantu uzangemo ba papa wanyu abye bafungiyemo kubera ibyo bintu reka mu bigabanye kabisa iyo nama niyo nabagira mugabanye ibyo biyobyabwenge ibintu byarakaze use neza murabona ko Kiroso rwose nubwo ikiroso kitakiriho kizaza kabisa urateganya kugarura identite cyane ntago ubwanwa nabureka wenda umusatsi wende cyabitekerezaho ariko ubwanwa ntago nabureka mwajya ngo izina ryanjye muzaritwara byarazi ko ndiba ari usigaranye ikiroso akanyira akaroso nagasuna pe ntago nzabuzakura nyine okay. So Kiroso rero turi gusoza twagiranye byinshi twaganiriye ariko hanini twibanze ku rugendo wanyuzemo ubwo wajyanwaga mu igororero rya Mageragere uhafungiye mu gihe kitari kinini cyane hari experience wakuye uravuga uti ni kaminuza iruta izindi kaminuza cyane ndetse abenshi barabyemeza bakavuga ko ariyo kaminuza nkuru ku bagabo kubera ko yigisha byinshi ihindura umuntu kandi koko nicyo kiba kigambiriwe no kugorora ubwo reka twizere ko noneho ibintu bizagenda neza wa mugari nkuko wabivuze Jean Paul Nkundineza abantu ba hano ku mihanda bakimutekerezaho bakomeze bamusure fata ku mavuta ingagi nkuru ariko nawe araje fata ku mavuta hagiye kuza aje undi baramusubikiye ariko agiye kuburana hitaza ari kuburana mu mizi ari kuburana 30 jours ni mu mizi yani kuri 30 jours akiriho yego ariko afite ikizere urabona nawe bakubwira ati kubera The Ben yamuhaye imbabazi yego yambwiye fata ku mavuta yambwiye ko byagiye no mu babishyize no mu system yego wenda bashobora kumukatira nk'amezi amaze 6 ugasanga akize amahirwe aratashye Uko kuri kese yafata arinjiyemo nakara kantu ko kwa Moses niki nyine ijyano gitoya ariko kabigaseko nk'akiza kabisa ati ijyano gito cya n'umwe ngira ngo ntabwo wajya munsi ariko urumva byibuze bikaba bifite umurongo cyangwa yego akaba yabwa igihano gisubitse bitewe n'izo mpinduka nuko nawe yahindutse wambwiye ngo yarabatijwe none se uba arigisha nyine nk'abapasiteri mu rusengero fata ariko ntabwo yigisha imbere ntabwo aragera kuri iyo level ngabe pasiteri nyine bari we ijambo ry'Imana ry'umunsi bari we yego okay nta kimwe mworohereze fata nawe ni umuvandimwe hano ku mihanda nta wifuriza umuntu ikibi nuko nyine tutajya tujya kure yacyo ikibi gihoraho kandi twaremanywe nacyo
ya reka rero muri makeya nse nkuhinira ahangaha ikibazo cya nyuma ngiye kukubaza sinzi kugisubiza ariko ni icya nyuma abafungwa bakiriye bate by'intambara yo muri Kongo kuko iyo abafungwa bari kumva intambara bumva ishobora no kugera ahantu bari kuko amakuru twarayarebaga yego umunsi ku munsi yego ubwo ndi kugira numve niba cyagihuha hari igihuha kiba muri gereza kandi urakizi cyo gutaha nyine abo ntibaburamo urumva ko mu bantu baba bahari bose ntabwo bafite imyumvire imwe ariko hari abenshi babaga bafite ubwoba Imana yanjye Imana idufashe Imana idufashe ibintu ntibizagere mu gihugu cyacu ugasanga nyine bari kwishimira ko M23 uri gusunika bari abagabo bakishimira ko M23 barayafashe hariya yenda bavuga ibindi byabo ntabwo baburaga ariko bake cyane byibuze 90% bumva ko M23 yafata hari kakomeza bavuga ati zahakomeze kabisa ubwo ngene nashaka gutinda cyane kuri cya gihuha cy'ubutahe hari igihuha cy'ubutahe kiba muri gereza ubutahe ukigera muri station ubutahe baba bukubwira ngo next week ngo bagiye kuza gukora ngo hari ibyo bavuga screaming oya hari ukuntu nibyo bajya babivuga gutyo ra hari imbabazi zo ziravugwa ariko niyo n'abantu bakiri muri station nabo bazana igihuha ngo abangaba barataha ngo ubwo haje icyorezo ngo bano bagiye kuba bagiye bagiye kubarekura ngo bagiye kwimurira ahangaha icyo gihuha cy'ubutahe ibyo byose ntabwo waba utaracyumvise abenshi nyine niho usanga n'abaroko benshi usanga bafite courage turataha nyine bakumva bijemo gutya ati tugiye gutaha ntugire ikibazo wagana n'umuntu ukatiye nka 25 cyangwa 20 cyangwa 10 ati twatashye umwana ati wowe umurateje ubundi turadutaha ati ariko nutana ndaje gusaye mu gihugu vuba kwakwirema agatima nyine kugira ngo nyine yumve ko uburoko bwe bwihuta kandi nyine akumva ko ari byo ariko nanone buriya ikitwica cyane twicwa no mu mutwe ibintu wagiye wumva ibintu runaka yaje akakubwira undi yaje akakubwira undi akakubwira ibye nawe ukumva ibyo ngibyo ariko umuti w'ibyo wo kugira ngo utuze cyangwa wumve ko ugomba kumva ko ibyawe byo ugomba gutekereza nyine kugira ngo utuze nuko ibyo bagenda bavuga ukora bizi umuntu abantu bashobora gusenya mu mutwe nk'ubu uzi bakimbwira ngo bakimamagara ngo ngiye gutaha ngiye gusohoka wumve ngo ibyagereza sinabitekerezaga ibyo nari najyanye kuvuga ngo ndabitwara reka dasi nabitekereje umutima wari ahandi hantu urumva umutima wari wagiye ahandi hantu rero iyo utekereje kuri ibyo byose nyine bagenda bakubwira ibindi niho usanga mu mutwe hashyushye ugasanga uvuga ngo uratashye ugize gute ngo aragiye ugasanga batagenda ubwo hari n'abahamagaraga mu gihugu ngo tugiye kuza abazana ibihuha bigiye bisanzwe hari n'umuntu ushobora kuza nta n'ikintu yumvise ngo murabona rero ngo bagiye kudufungura ngo perezida ngo agiye gutanga imbabazi ngo badufungure twese ngo perezida nyine ngo urabona ngo ejo bundi ngo bamutora ngo bagiye kudufungura nyine ngo ntimugire ikibazo bagiye kuduha imbabazi twese gusa arazitanga yaranazitanze ariko bose urumva ntabwo bose byagiraho nimba bafashe urugero nk'ibihumbi 2,000 cyangwa 1,000 cyangwa bangahe hari abafite ayo mahirwe yo gutaha kandi haragiye nabo nta kimenyane kibayo hari n'abandi bagasaba imbabazi bitewe agataha bakazibaha ariko nanone nabwira n'abantu bari hariya bafite abantu babo bari hariya mwihangane abafite ibihano birebire bafungiye hariya birarangira hari igihe bihinduka hari igihe izo mbabazi ziza hari igihe ushobora kugira amahirwe ugasubirishamo urubanza cyangwa ibimenyetso bishya bikaboneka ugafungurwa kugira ngo nyine ntimuzihere ko abantu banyu bazataha uri hariya nyine ntabwo aba yaciriweho iteka ryo gupfa nyine hari ikintu kimwe kindi naringiye ntavuzeho cyitwa cyangwa se nk'akantu ko guharasinga umuntu ukatiye igihano gito bakavuga ngo yaje kuneka
barambwiye ntacyo barambwiye ngo sha ngo nuko nyine ngo urayajyanye ngo ugendere waraje kudufata amakuru nyine ngo uretse kutuneka ngo ugendere baraje benshi bahagara ngo baraje kutuneka sha ngo gahe igendere ngo wowe wari ufite na stati y'ubunyamakuru ngo ujyane wabonye atandatu ntabwo navugaga ubwoko bwanjye ampaye hari n'uwo wabwira ubwoko bwawe mugashwana turamuneza ari kutuneka ati waje kutuneka sha igendere ugasibenge ndakaza okay reka rero duhinira ahangaha ibyinshi twabivuzeho reka dusoze sinzi niba wenda aricyo ntaba ntakubajije wasangiza abanyarwanda kuri experience cyangwa se wenda n'ubutumwa cyangwa se wenda nicyo wifuza kubasaba buriya reka ne kukunigana ijambo ne kuvuga ngo ndasoje wenda hari icyo waba wifuza kugira icyo uvuga. Okay, nta byinshi ndi buvuge byinshi nabivuze byinshi nabivuze ubwo igihari nuko nuko supportinga inshuti zanjye abari mu bice bigiye bitandukanye ndetse naje kandi nagarutse mvuye ku ishuri ndaryize ngaruka no kuri za nama nagiye mbagira abavandimwe bari mu bice bigiye bitandukanye cyangwa bumvaga ko iyo umuntu wabo ari hariya nyine ku buzima bwe buba burangiye ntabwo buba burangiye ririya ni ishuri tugomba gucamo nyine ibindi nyine nimero nayitanze bazahamagare abafite support zabo nyine zitandukanye bazangenera nkumbuye ka message keza kabisa ibindi nimero reka nyisubiremo ku batamvise ni 078 29 62 15 8 ibindi fisa aza kwikira no munsi y'ikiganiro ibindi Imana ibamugisha tusangire